Reka mbifurize ibihe byiza mwe mwese muteze amatwi Yesco TV ni umwanya tubagezaho amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa mu myidagaduro haba hano mu Rwanda ndetse muri Afurika ugakomeza ukagera n'iyo hirya ibwota amasimbi hanze ya Afurika no kuvuga ku yindi migabane. Amakuru yacu avugwa mu myidagaduro reka tuyahere hano mu Rwanda aho hamuritswe urubuga abahanzi bazajya bagurishirizaho ibihangano byabo. Ni ikigo cyandika kikanashira ibitabo hanze cyiswe Imagine we Publisher, nicyo cyamuritse urubuga abahanzi mu byiciro bitandukanye bazajya bashyiraho ibihangano byabo bakanabigurisha mu buryo bworoshye cyane kurusha uko byari bisanzwe. Rwamuritse ku wa 18 Ukwakira uyu mwaka ubwo hasozwaga umushinga Reimagination wari umaze umwaka uhugurirwamo abahanzi bagiye batandukanye. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri Imagine Rwanda Nshimiyimana Valentine yasobanuye ko batangiye gutekereza uyu mushinga mu mwaka wa 2024 ubwo hasozwaga umushinga bakoranye na Mastercard Foundation wafashije abanyeshuri bagera ku 2,000 kubona amahugurwa mu bice bitandukanye. Ni umushinga kandi Nshimiyimana avuga ko bakoranye n'ishuri ry'umuziki ryahoze ku Nyundo, abanyeshuri baho berekanye umwihariko wo gukora inkuru zishushanyije. Binyuze muri uyu mushinga abanyeshuri bagera kuri 20 bize kuri iri shuri bahawe amahugurwa y'uburyo bashobora gukora ibitabo by'inkuru zishushanyije ndetse na filime zo mu bwoko bwa animations. Ubuyobozi bwa Imagine we Publisher bukaba bugaragaza ko bwatekereje uburyo aba bahanzi bashobora kuzajya bacuruza ibihangano byabo, bakaba barashizeho urwo rubuga bise Imagine Creator Platforms. Ni urubuga kandi ruzajya rushyirwaho indirimbo, filime, ibihangano, ibiganiro nka podcast ndetse n'ibindi bitandukanye. Dukomeje amakuru reka tubabwire ko abahanzi bafite amazina akomeye barimo The Ben, Bruce Melody, Element L, Vestine na Dorcas na Butera Knowless bari mu bahataniye ibihembo bya Hip Hop Award biri mu bikomeye bitangirwa hariya mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Muri ibi bihembo abahanzi b'Abanyarwanda bari guhatana mu byiciro byahize abandi mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, yaba mu cy'indirimbo y'umwaka ndetse n'icy'umuhanzi witwaye neza. Mu cyiciro cy'indirimbo y'umwaka mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba hahatanye Yebo ya Vestine na Dorcas, Wrong Place ya Joshua Baraka, Umutima ya Butera Knowless, True Love ya The Ben, Power ya Mbosso, Ololufem ya Jux afatanyije na Diamond, Nairobi ya Mario afatanyije na Bien, Katama ya Diamond Platinumz afatanyije na Bye, Go ya Kalole Kasita na Backbanker ya Toxi Laikik. Uretse iki cyiciro abahanzi bo mu Rwanda banahatanye mu cyiciro cy'umuhanzi w'umwaka muri Afurika y'Iburasirazuba, aho The Ben aza ku mwanya wa mbere, hagakiraho Bruce Melody, hagakiraho Element L, bahatanye n'abarimo Joshua Baraka, Azawi, Diamond, Toxic, Bien, Jux ndetse na Mbosso. Ibihembo kandi bigiye gutangwa ku nshuro yabyo ya 14 bikaba byitezwe ko bizatangirwa muri Kampala kuri hoteli ya Serena ku wa 14 Ugushyingo uyu mwaka wa 2025. Naho nyuma y'uko Kiriku akoreye igitaramo cye hano mu Rwanda, nanone agiye guhurira n'abandi bahanzi babiri barimo Double J wo mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'umuraperi Fireman, aho bahurijwe mu gitaramo cyiswe Harmony Africa Plus Concert kizaba ku itariki 8 Ugushyingo umwaka wa 2025. Akaba ari ubwa mbere abo bahanzi bombi bagiye guhurira ku rubyiniro. Kiriku akaba yaherukaga gutaramira abanyakigali mu gitaramo cya Let's Celebrate cyatewe inkunga na B1 Gin cyabaye mu ijoro ryo kuri iki cyumweru, no kuvuga ku itariki ya 19 Ukwakira uyu mwaka kuri Mundi Center. Ni mu gihe Double J we uyu muhanzi w'umurundi yaherukaga kugaragara mu bitaramo by'i Kigali ubwo yaririmbaga mu gitaramo cy'umuhanzi Yago cyabereye muri Camp Kigali mu Kuboza mwaka wa 2023. Ni igitaramo gitegerejwemo abahanzi bakomeye mu muziki nyarwanda usibye bariya batatu gusa twabonye aribo Kiriku, Akili, Double J ndetse na Fireman. Hari abandi bategerejwe muri iki gitaramo barimo Soshomura n'uyu Fireman nyine ndetse na Son Soliste, hakaza Kiriku, Akili na Double J n'ubundi twe tumaze kuvuga. Bazaba bari kumwe kandi n'impano nshya zatoranyijwe muri uyu mwiherero w'icyumweru uzaba wibanda ku kuzamura urubyiruko rufite impano n'inzozi zo kugera kure mu buhanzi bwarwo. Iyi gahunda yatangiye yitabirwa n'abasaga 206 ariko impano 15 nizo
bazahabwa amahugurwa yihariye azabera i Kigali, mu gihe abandi bazakomeza kwigira binyuze kuri murandasi no mu mazu y'urubyiruko bafatanyije n'umushinga. Nk'uko bisobanurwa na Irakoze Jean Marie washinze akaba anayobora Harmony Africa Foundations, intego afite ngo si yo gutegura ibitaramo gusa, ahubwo ni ukurema urubyiruko rufite icyerekezo, imyitwarire myiza n'ubushobozi bwo guhanga udushya. Dukomeje amakuru kandi abakoresha imbuga nkoranyambaga bahanga udushya mu bishyirwa kuri izo mbuga abazwi nk'aba content creator bagiye guhurira mu musangiro ugamije guhura no kumenyana ndetse no kungurana ibitekerezo bigamije guteza imbere umwuga bakora. Ni igikorwa giteganyije kuba ku wa 15 Ugushyingo umwaka wa 2025 kikazabera kuri Maison de Jeunes, aho bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bazaganiriza abandi ku buryo bwo gukomeza kubyaza umusaruro izo mbuga nkoranyambaga bakoresha. Bamwe mu bazatanga ibiganiro biteguye uyu muhuro n'umusangiro wa Meet and Greet barimo Jackson Dushimimana, Alpha Sam, Abayo Yvette Sandrine we muramuzi kuri YouTube channel ye, Ali Saudi, Biggie Shalom, Aime Musabwe, Fahri Mercier uyu tumuzi cyane muri Genesis Comedy ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Uretse aba abantu bose bifuza kuza muri uyu musangiro no kumenya yaba abakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se abafite ubushake bwo kumenya no kwiga ndetse no gukoresha imbuga nkoranyambaga. Hazaba kandi hari n'abayobozi b'itangazamakuru n'urwego rwa RIB mu bagomba kuzaganiriza abo bantu uburyo bwiza bwo gutambutsa ibitekerezo byabo ariko bidafite uwo bihungabanya ngo byangize isura nziza y'itangazamakuru cyangwa se ngo bakorere ibyaha kuri izo mbuga nkoranyambaga baba bakoresha. Uretse kuganira ku buryo bwo kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga kandi abazitabira uyu musangiro bazaganira ku buryo bwo gukoresha ubwenge buhangano mu gukoresha neza imbuga nkoranyambaga nuko bakwiye kugendana n'ibigezweho, by'umwihariko iri koranabuhanga ry'ubwenge buhangano rizwi nka Artificial Intelligence cyangwa se AI. Ubwo reka tuve hano mu gihugu cy'u Rwanda twambuke hanze yarwo tubabwire ko umuhanzi mpuzamahanga David Adedeji Adlekon wamamaye nka Davido yavuze ko mu bahanzi bakoranye kuri alubumu ye ya gatatu yise 5 harimo babiri azakorana nabo urugendo kandi bakazataramana mu gitaramo cye cya gatanu agiye gukorera hano mu mujyi wa Kigali, no kuvuga mu gihugu cy'u Rwanda. Kuva mu myaka 14 ishize ari mu muziki, Davido yaciriye inzira benshi mu bahanzi akabashyira mu bitaramo bye bikomeye agamije kubereka sosiyete no kubafasha kumenyekana. Uko kumenyekanisha abandi bahanzi ni kimwe mu byamufashije kumenyekana nawe ubwe, dore ko bimwe mu bihe bitandukanye umuririmbyi w'umunyamerika Chris Brown yagiye amwitwaza mu bitaramo bye bikomeye yagiye akora azenguruka hirya no hino ku isi. Davido akaba ategerejwe i Kigali ku itariki 5 Ukuboza umwaka wa 2025 mu gihe iki gitaramo cyo kizabera muri BK Arena. Iki gitaramo kandi kikaba cyarateguwe n'Intore Entertainment ku nkunga ya Skol Martin. Bruce Twagira uhagarariye Intore Entertainment akaba yavuze ko Davido yabemereye ko hari abahanzi babiri mu bo yakoranye nabo kuri alubumu ye azazana hano i Kigali. Kugeza ubu Kitoko Bibarwa niwe umuhanzi w'umunyarwanda watangajwe uzaririmba muri iki gitaramo. Ibizatuma iki gitaramo kiba kidasanzwe kuri Kitoko kuko hashize imyaka igera kuri 12 adataramira abanyarwanda hano imbere mu gihugu. Uretse ibyo kandi azaba akiri mu minsi mike ageze i Kigali, aho yiyemeje gutura by'iteka nyuma y'igihe kinini abarizwa hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu bindi biri kuvugwa hirya no hino muri isi y'imyidagaduro, umuraperikazi w'icyamamare ku isi Nicki Minaj yongeye kuvugisha abantu nyuma yo gutangaza ko we n'itsinda rye bari gutekereza ku buryo yakorera igitaramo muri Afurika y'Epfo. Mu kiganiro yagiranye n'abafana be kuri Space ya X, Minaj yashimiye cyane abakunzi b'umuziki we wo muri Afurika y'Epfo ku rukundo n'inkunga bamuha, ashimangira ko ashobora kubataramira vuba aha. Urukundo Minaj agaragarizwa n'abafana bo muri Afurika y'Epfo rukaba rwariyongereye cyane nyuma y'uko indirimbo ye yakoranye na Lil Wayne Banned From No yigaruriye imitima ya benshi. Iyo ndirimbo ikaba yarabaye iya mbere ku rutonde rwa iTunes mu cyumweru kimwe kandi ikaba ikiri mu zikunzwe cyane muri icyo gihugu. Ibi bikaba bitangajwe mu gihe harashize iminsi mike Nicki Minaj atangaje ko atagisohora alubumu nshya ndetse n'izindi ndirimbo ze zisa naho zahagaze, ibintu byateje impaka n'impungenge ku mbuga nkoranyambaga.
Nubwo bimeze bityo kandi ngo si ubwa mbere uyu Nicki Minaj agaragaje ko ashobora kuva mu muziki, kuko mu mwaka w'ibihumbi 2019 yari yatangaje ko asezeye kugira ngo yite ku muryango we, ariko nyuma y'amezi make asohora indirimbo nshya asaba imbabazi avuga ko yabivuze abitewe n'umunaniro. Nyuma yaho nabwo mu mwaka w'ibihumbi 2023 yagarukanye imbaraga zidasanzwe asohora Pink Friday 2, album yakunzwe cyane ku isi yose, igaragara mu myanya ya mbere ku mbuga nka Billboard ndetse na Spotify zisanzwe zicururizwaho imiziki. Kuwa 15 Ukwakira uyu mwaka nibwo nanone Nicki Minaj yongeye kuvuga ko ashobora guhagarika umuziki. Amagambo yateye impungenge abafana be, nubwo bamwe babifashe nk'agatwiko ke, bibuka ko na mbere yabikoze ariko akagaruka afite imbaraga nshya kandi nyinshi. Mu gusoza wenda aya makuru ari kuvugwa mu myidagaduro, ntabwo twayasoza tutababwiye ko inzu ndangamurage ya Louvre i Paris mu Bufaransa, imwe mu zisurwa cyane kurusha izindi kuri iyi si ya rurema, yafunze imiryango yayo kuwa mbere nyuma y'uko habaye ubujura bukomeye bwakozwe n'abantu bivugwa ko ari abanyamwuga batwaye imirimbo y'ibwami y'agaciro katagira ingano. Amakuru atangwa n'inzego z'umutekano akaba avuga ko ku manywa y'ihangu aba bajura bitwaje ibikoresho byihariye byo gukata ibirahure binjiye muri iyi nzu ndangamurage, biba imirimbo 8 y'agaciro kanini cyane, hanyuma bahunga bakoresheje moto nto zizwi nka scooters. Ubujura bukaba bwarabaye ku cyumweru hagati y'isaha ya 3:30 ndetse na 3:40 za mu gitondo ku isaha yahariye Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni nuku dusoje aya makuru yavugwaga mu myidagaduro, mbasaba gukora subscribe, comment ndetse na like kugira ngo mubashe kubona n'ibindi biganiro tugenda tubagezaho mu bihe bigiye bitandukanye. Nge ndi Daniel Niyonkuru, iyi ni Yesco TV, reka mbifurize kugira ibihe byiza.